Ndabaramukije mwese. Amahoro n'imigisha Imana itanga bibomeho. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo giterwa n'amakosa umuntu ashobora gukora ubwe kubera kutabimenya, kubisuzugura cyangwa se kubiha agaciro gake. Ese wari wabyuka ukumva urananiwe? Ibi bikunze gutera abantu kwibaza bati, ese byagenze bite ko naraye ndyamye yemwe nkanasinzira, ni iki gitumye mbyuka naniwe? Iki kibazo si icya bake kuko abantu benshi yaba abakiri bato cyangwa se abakuru barakigira, cyane cyane muri iyi minsi aho ubuzima busigaye burimo umuvuduko mwinshi gusumba mbere. Hari n'abibwira ko umunaniro wa mu gitondo ari ibisanzwe, iyo bawiyumvisemo bakabifata nk'ikintu umuntu agomba kumenyera. Umubiri wacu ugira uko ukora, ugira ubutumwa uduha iyo hari ikintu kitari ku murongo. Umunaniro wa mu gitondo rero ni bumwe muri ubwo butumwa duhabwa n'umubiri wacu. Niyo mpamvu tugiye kureba amakosa umuntu ashobora gukora ubwe ku buryo atuma abyuka mu gitondo ananiwe n'iyo yaba yarayaryamye ameze neza. Si ugutunga umuntu urutoki, ahubwo ni ugufasha buri wese kwimenya neza no gusobanukirwa umubiri we, bigatuma afata ingamba zamufasha kubaho ubuzima bufite ireme. Aha ni kuri Tubiganireho TV, njye nitwa Miriam, mbahaye ikaze. Kuryama ugasinzira ni kimwe, ariko no kubyuka umeze neza nabyo ni ikindi. Ushobora kuryama nta mavunane ufite, ukaryama heza, ukaryama wahaze, ariko wabyuka mu gitondo ukagira ngo bakuvunaguye. Ngaya amakosa ukora utabizi, ariko akakwinjiza mu ngaruka nyinshi ushobora no kunanirwa kwirengera. Ikosa rya mbere ni ugukoresha telefone cyangwa televiziyo mbere yo kuryama. Telefone, mudasobwa na televiziyo bitanga urumuri rubangamira imisemburo ituma umuntu asinzira, ariyo yitwa melatonine, ni nayo hormone du sommeil. Iyo umuntu akoresheje ibi bikoresho mbere yo kuryama, ubwonko bubona ko ari nk'aho hakiri ku manywa, ntibukomande ibitotsi, maze bigatuma aza gusinzira atinze, agasinzira ibitotsi nabyo biza byoroheje. Mu gitondo yabyuka akumva ananiwe cyane, ameze rwose nk'aho ataryamye. Ikosa rya kabiri ukora kandi ukwiye kwirinda ni ukurya ibiryo biremereye nijoro. Iyo uriye cyane nijoro, cyane cyane ibiryo bifite amavuta menshi, ukanywa isukari, igogorwa rikomeza gukora nijoro, aho umubiri wagombaga kwibanda ku kuruhuka no kwisubizamo imbaraga, ugatangira guhangana no gusya ibyo biryo wariye utinze. Ibi bituma ibitotsi bitamera neza, umutima ugakora cyane, maze umuntu akabyuka ananiwe. Naho ikosa rya gatatu ni ukutagira isaha yo kuryamiraho ihoraho. Umubiri w'umuntu ugira isaha y'imbere yitwa horloge biologique, bamwe bayita horloge interne, ariyo bita ku mikorere y'amasaha 24, le rythme circadien. Iyi horloge biologique niyo igenzura gusinzira cyangwa kubyuka, ikagenzura kandi ubushyuhe bw'umubiri n'indi mikorere itandukanye y'umubiri. Iyo umuntu aryama rimwe saa 3, ejo saa 4, ejo bundi saa 6, umubiri urivumbura, bigatuma utamenya igihe cyo kuruhuka cyangwa se igihe cyo gukanguka. Ibi bituma ibitotsi bidatungana neza, bityo umuntu akabyuka yumva ananiwe buri munsi. Ikosa rya kane ni ukudakunda kunywa amazi. Amazi ni ingenzi cyane mu mikorere yose y'umubiri. Iyo umuntu atanywa amazi ahagije rero, amaraso n'imikaya birananirwa, bigatuma umuntu agira umunaniro wa bucece, no mu bitotsi akananirwa kurushaho, kuko ubwonko n'imitsi biba byagize ikibazo, maze umuntu akabyuka ananiwe mu gitondo. Mu masaha ya kare rero uba ugomba kunywa amazi kugira ngo ufashe ubwonko bwawe gukora neza hakiri kare. Ikosa rya gatanu naryo ushobora gukora utabizi ariko ukwiye kwirinda ni ukuryama ahantu hadasobanutse. Icyumba gikikijwe n'ibisakuza, urumuri rwinshi, ubushyuhe bwinshi cyangwa ubukonje bwinshi, ibi byose bibangamira ibitotsi byiza kuko ubwonko ntibubyakira. Umubiri uba uhora ugerageza kwiyakira aho kuryama neza ngo ugufashe gusinzira, bigatuma umuntu abyuka ananiwe cyane mu gitondo. Ikosa rya gatandatu ryo ni ukunywa kafeyine nijoro. Ibinyobwa birimo kafeyine nk'ikawa, icyayi gikomeye
bituma ubwonko buguma bukangutse. Kafeyine ishobora kuguma mu mubiri amasaha menshi nubwo waba wumva utasinziriye. Ibi bituma ibitotsi bitagera ku rwego rwimbitse, bigatera umuntu kubyuka ameze nk'utaruhutse, akumva ananiwe cyane. Usanga hari abantu bavuga ngo reka sinkirya nijoro, ninywera kawa gusa cyangwa se ninywera ka cyayi ubundi nkiryamira. Have isigaho kwiyonona, afazari nijoro wo kunywa kawa, wimenyereze kuryama uriye imbuto gusa. Ikosa rya 7 rikunda kuboneka ku bantu benshi muri iki gihe cya none cy'ubuzima bugoye ni ugutekereza cyane. Iyo umuntu ahaye umwanya gutekereza bitewe n'ingorane cyangwa se ibibazo afite, ubwonko bwe ntiburuhuka n'igihe umubiri uryamye. Umubiri ushobora kuryama ariko ubwonko bugakomeza gutegura, kwibaza no guhangana n'ibitekerezo. Ibi bituma imisemburo y'ihungabana iguma mu mubiri, bigatera umuntu kubyuka ananiwe, umuntu arushye kandi adafite imbaraga. Jya ureka kwihangayikisha cyane rero, mu gihe cyose ubona ko hari ibiguhagurukiye, jya uhita ureba hirya yabyo. Use n'ubipfundikiriye mu gaseke, ubitere umugongo, ubitege igihe, were kwica ubwonko bwawe kuko ukomeje kubiha umwanya uretse no kudasinzira, ahubwo byatuma unaturubura. Ikosa rya 8 ni ukwinaniza mu byo ukora. Abantu bamwe bibwira ko iyo bananiwe bituma baryama bagasinzira, ariko siko bigenda, kuko umunaniro ukabije utera ihungabana ry'ubwonko, kuko buba bwabonye ko hari ikibazo, bukomeza gukora cyane kurushaho kugira ngo bufashe umubiri. Gusinzira bikagorana, bukagukeraho umeze nk'utaryamye. Ikindi, iyo uryamye wananiwe cyane, uba ukigera ku buriri maze ibitekerezo bitahawe umwanya ku manywa kubera akazi, bikazamuka utabishaka, maze kuko unaniwe ntubashe kubigenzura. Ubwonko bukibuka ibibazo bihari, amakosa, amadene, impungenge, umutima nawo ugahagarara, maze umubiri ukananirwa kandi uryamye, bigatuma ubyuka unaniwe, nta mbaraga, amaboko wagira ngo ntagufasheho, ku buryo ushobora no kunanirwa gukora akazi uwo munsi ukurikiyeho. Ikosa rya 9 ushobora gukora maze rikazakugiraho ingaruka z'igihe kirekire ni ukurya utinze nijoro. Iyo wariye utinze nijoro, umubiri utangira gukora igogorwa ry'ibiryo mu gihe cy'ikiruhuko. Igikorwa cy'igogorwa kandi gisaba imbaraga, bigatuma umubiri udashobora kuruhuka neza, maze mu gitondo wabyuka ukumva urananiwe cyane. Ikindi, iyo uryamye ubwonko bukenera igihe cyo kuruhuka cyane no gukora inzozi. Iyo wariye utinze rero, bibangamira ubwonko mu gukora inzozi no kuruhuka neza, maze bigatuma ubyuka wumva unaniwe ndetse wagira ngo hari icyo ubura, ukumva wakongera ukiryamira cyangwa ukiyicarira gusa ntihagire ugukora. Dore inama naguha: gerageza kugira igihe gihoraho cyo kuryama no kubyuka, urye neza kandi urire ku gihe, unywe amazi ahagije, wirinde umunaniro no guhangayika. Ariko niba bikomeje byaba byiza ugiye kugisha inama muganga. Ubuzima bwiza nibwo mbarutso y'iterambere ry'umuryango. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza. Ndagushimiye. Mugire amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.